Sawa, bimeze bite se man? Sha bimeze bon. Turabonye byagana. Iminsi myinshi. Cyane. Sinzi wa wakwamiye mani so utajya utembera ngo nagere. Mani, je ni kugenda ngakwama ariko nta nibirenze tu. Mani bakubona utwika mani ibintu byose. Akase gutwika twaye kimani. Twaye ifunze kabisa ibya. Akuranze tu. Uzi kuva kera. Mani nimanukira cyane mani ariko aba watwitse. Nta birenze mani. None se mani yo higi wanyu kwabitikanga byifashe bite? Warutikanga rero. Ntago je meruka mani. Kubera iki? Kubera induru zawe rero ngewe nta nubwo nyakumbura kabisa. Aba rwaserera mba numva ngiye umutwe watakaye mani. Aho utikanga mani abari idage sinbaga. Daje gute se kandi mani? Asubona hari umugabo rero ugiye kwita. Ndetse nashoboye gute mani? Niyo mpamvu ntakirwa kuba umugabo wawe. Wasaba kubwira umugabo uri muri utikanga ni. Kubera iki se mani? Sobona shoye mani. Aya mani. Ni inshuti yawe ariko nyine y'idage y'umugira aya nta by'idage umva se aho kugira ngo tunaserereramo urumva nta mpamvu kabisa reka tubireke tubisubikire aho ngaho aho mani ujye umugira inama tubasore ku mani uzamugira inama narwi mani byari biryoshye uriya mugabo yaranzengereje kibaze nyine kuntu araza ananiwe nkamubwira ndamukeneye akabyanga agahita agira utaka wowe ndahari ntuzajye ikibazo cy'ubwira wowe gusa menya afite undi mugore ku ruhande nanjye ndishakira ari kubinkorera neza niyo mpamvu nzajya mbigukorera wowe gusa uko mbyifuza na bya bindi byose biganakunda ni ukuri cyane nanjye nzabukunda umugore mwiza buriya rero wajyaga uzana nawe nkakubona nkabura aho nahera nkuvugisha ugize amahirwe uramvugishije nawe ubyumva umugore mwiza reka cyari utikanga kiba gifasha njye iyo umuvuze reka ntekereza ibindi urasa umugore nkawe nyine yajya kumupfubiriza koko bikavamo ibintu maze ari n'umunsi twabikoze biramunanira amubwiye arangije vuba noneho ndamubwira ngo ndacyamukenera ngo reka atipfira aragura reka nta kandi karundi yashyira umugabo uvuga gutyo nta ashaka umugore uramfutse rwose ariko ntitujye tumuvuga mu gihe turi kumwe ese twaba tumuvugaho iki ko ari uwo kudutesha umwanya gusa kuko iyo mutekereje mu mutwe sinzi kubita bimera haba murashatse kandi yatwibwira nishimiye ndi kumwe nawe reka njye ntabwo namera nk'abitikanye none se kuki umenyana n'abantu nka bariya ahubwo nakubaza icyatumye ushakana nawe kandi cyangwa ni ukubera iriya ndafite nyine hari ibyo umuntu aba ari gupanga nawe mwabona kubera udafite mu nda reka njye ubona ni fresh ariko nanjye maze nawe gukora neza ariko rero uriya utikanga naramukundaga niwe nahuye nawe bwa mbere ariko haravuze ngo nujye ku ruhande noneho ndi kumva ni insazi humura niba nyine yarakwiciye gahunda njye nzaza gukenera zose nzajya mbikora hari ukuntu abagabo mujya muganira mukabivuga ntuzamutse urumva rwose sinaba niraburije ntabwo nsenyeye kandi ni papa w'abana banjye Kamari karame iminsi myinshi ngusha sigiye gushaka nkakura uya telefone yanjye ibaho ndahari pe Kamari karame ntabwo ari neza uya nta muntu uhari nkanjye siko amezi agiye kwanga utaboneka no mu itsinda nta mugoroba n'umubonekamo shareka nkubwire madamu uzi ibanga nicyo nibagiwe ubu ngubu umeze neza nta stress mu mutwe ubu rero umugabo wanjye urabizi twashakanye ari agasumosumo ari gatoya nyine urabyumva none yarabyibushye kumva mu cyumba byiza bya shane bimeze mu cyumba byanga ubu kimeze nka mbere abwira umugabo abyibushye nyine umutambuka nawe bakavuga ati dore uyu mugore azi gufata umugabo we neza oya kereka mu nzira muri kuko wakishima kereka mu nzira muri kugenda ariko narabikemura uzi nabonye akana gato nabonye akana gato wongere wowe gato byumva keza wongere ngo ke Kamari ntabwo ibyo bintu ari byiza usigaye umuca inyuma koko umva mada iyo urenze
kandi iyo uryoshye uba uryoshye niyo ugenda urabyumva. Kamari uriya mugabo wamushatse umukunda cyane ko umutima ashaka wambwiraga ko ari neza pe. Uziko ukiri umwana Ntabwo wafataga no kuvuga ngo ugiye kumuca inyuma. uzabyumva washigeze mu rwawe. Abagore nkamwe njyewe ubwo simbakunda. Ni ukuvuga ngo niba mbere yabikoraga ukanyurwa ubu ukabona hari icyahindutse kubera byibushye nako kana kandi nako nuko muhararanye niyo mpamvu wumva kubikora ukumva ko ari Ryesha neza. n'ibitangiye kumumbuza rwose turashwana kuko ndagakunda. Ntabwo twapfa ibintu byinshi ko twumvikana ibyo ntabwo twabipfa ahubwo twareba kitagenda neza kitagenze neza kuri uwo mugabo kigahinduka. None ko navugaga ajya gukora siporo akabyanga. Erega ubu ugomba kugiramo uruhare. Kamari ako se ko niba abana benshi cyane uziko gende kukureba kwegera n'ahari amasoko yose Kigali agemura ibyo kurya aho ngaho uziko ari twabuze icyo kurya Ubivuga man. nanjye ngo byarahenze ngo byagenze gute kumbe ni gute usigaye ubyirire wenyine natikanga rero ukurana Impamvu mubaza rutikanga buri munsi ni ukubera izo burage zawe. ayi na brag ejo bundi nawe ni baje uruzingo reba ukuntu usigaye ungana Urabeshya. waragiye urabyibuye uko byabaye neza byose bisanga Hari ukuntu yambwiye ngo ariko Emi yaguhaye ibiki kandi uramuhungu ngo ntabwo mwizera. Umugabo uramuhungu nuko yiganirira ari umwana mwiza. Kabye byinshi. Ariko yo na utikanga. Muradufite kabisa. aya kabisa je ntabwo amugomba kuvuga kujyo urwo murunguru wenda baragaya ko bibyo kurya ntabwo byabura kubura kabisa wabaye reka mugeze ngo Nawe Nawe ujye ubwira ati, turafeke maze nk'inzozi ziri kuririmba. Uriya no mu cyumba biba byoroshye. Ubundi siporo yo mu cyumba niyo ya mbere. reka Sare mu cyumba ntabwo cyakuzibeye musinga ubaye rwose Asa ukuntu mungana burazi cama neza. Tiyoreje. ariko Nawe rero ndamwizeye. utikanga yese naje kumureba njyewe twari dufitanye gahunda ariko sinzi ukuntu bimeze ariko Hari ahantu yagiye ariko bagiye kuza. ahubwo sisha ndabizi ndabizi wowe ko mbona numva uragiye Mani ntabwo nzi ibyo baba bashaka kuvuga bashaka. mwana Nawe yayivuga. Ariko maze uko ugiye gutereta bigenda ute? nimba Ari ntabwo nzaba mbitekerezaho haracyari kare. Ntabwo Ahubwo se nabitekerezaho. nyine ujye mumubwira we na Rutikanga buriya twiciye ku ruhande ntabicamo neza ko hari uri gukuntu we na Rutikanga. umukomere cyane wewe Hano umukomere cyane mukomere Rutikanga. Meze neza se. ndabona inshuti zanjye zagusuye n'ahari Tuba twabasuye nyine turebe uko mumeze tunaganire nyine. mwakoze umeze neza nawe mwasanze ntahari no kwihangana akazi kaba kamanye kenshi Ndabona uje witwaje n'impapuro banza sinzi ibyo waje kuvuga ibyo ari byo. nari nabonye akarakara ni akarakara nari nabonye nyine ko yagize ariko ntabwo nicarana na yo Siko nibagiwe kubakira. ariko nta kintu bitwaye nta kibazo Birenze Kubakiriza iki? urananiwe se kandi ukatushaka bye naje gukeneye numvaga hari n'akaraka agiye nagira ngo tuganire wowe ushaka ko tuzajya hawe sinzi kabisa ndananiwe mbabarira njye kuruhuka Ariko nibo bari baje kureba. ni ukuri ndananiwe ndananiwe ntabwo ndiboneke niba barihangana bazagaruka barihangana rwose murambohora sibyo okay murambohora ntakundi nta. sigara baganiriza njyewe ndagiye rwose Yego nta kibazo. ariko se kamari muri kera najyaga mbona umugabo wawe yinjira mu muryango habona ugiye kumusuhuza ukamuhobera ukamwiregaho Urabona aje ananiwe so yawe. Mwihorere arananiwe ariko mureke. akasarananiwe basi nta nubwo namukurikiye ngo ugiye ko no kumukubura n'inkuru inkweto cyangwa se n'imyenda yirirwanya n'iki Uvuga Nabyifuza. azi ko turi ari kumwe Ntabyifuza. natwe nyine ubwo tuzi ko turi hano arabyikorera ntari. Reka mujye kubashakira icyo mbakiriza. Muranyeki. Jewe se ubundi uretse ibintu by'imibirizi na kore na za supaguru nibyo nawe ibindi byose imihogo iba yakabonye Akamirika akamirika kose ndarabana. nta kibazo zana Reka kabisa bazane. icyaka cya cyemereye nawe aya ni umugore sige Ntabwo
Unanirwa kurongora ngo kujya zakumviriza mu rugo rwawe. Ana sibazo bya kurenza kandi umuze umugabo we rwose amagorwa y'umugabo asa nk'amabere ye. Nanjye biba byandetse. Emi, yose kwicara hano nyine cyangwa tujye mu nzu. Tujye mu nzu. tukajya nta kibazo. Ibibazo ngo byakurenze n'izuba dore rwanda habigeze. Naho ubundi buriya mucyakare nazinduka nza. Ugomba kuzinduka Ko kabisa. muri iyi minsi nyereye amafaranga. Ugomba kuza karejo kabisa kuko rira suko ntago twarihusha. Harimo amafaranga menshi cyane. Ubundi se shaka. Baramutse bari dukwaye. Ewa. Batesika cyane. Oya nta soko. Use ko kuva kera ntunzi. Kabisa nabi. Ntabwo nshobora kugira bariya bose duhangana ku isoko ry'umurimo ntabwo bashobora kubera. Ndabizi. Bose buriya mu gitondo ngiye kurara mbikora ngasanga saa moya saa mbiri naho iby'ibibazo se shaho uko agahinda k'inkoko kamenya n'ibyo ndabibonetse amafaranga rwose ibibazo byakurenze izuba kuntu ringana akagicaraho ni ya magorwa y'umugabo nyine asa nk'amabere yiwe wa mugabo narije kota akazuba ariko reka asubire mu nzu zandaje mbwira umugore ko ejo nzinduka ndi bugenda ntari bikabisa nubwo bitoroshye ariko ntabwo ubwo nta hejuru rero turi kumwe cyane ndakwirukanye reka kuri izuba nta kibazo ngaho ukomera ibihe byiza fresh cyane Sheri bitese cya kigabo kigiye kujye ejo kizagenda yego rero mu gitondo nka saa mbiri uzabe wahageze ngiye kukohereza amafaranga yego ubundi mu gitondo unywa akantu uzaza ufite ingufu ku buryo nyine tuzaba twisanzuye iyo azagenda saa 12 naho hagere saa 2 urakoze Sheri umaze utase ndaho urakaye abaza n'iki se ashaka kurakara Sheri wacyarakaye kora bya bintu iki by'ejo byabaye ibiki byabaye kurimo kubitsinda nyine ndimo urimo sakoreza wamaze Sheri wambabariye bazi ndakwinginze mbabara ntabwo nzabyumva wongera ibiki ntabwo gukora biriya byabaye ibiki wakoze biriya nicyo gihe nyine nese ko abagore mwimirijwe imbere nicyo gihe nta kundi banze kumbabarira yewe nakubura mugeze ne kuri akabikange nizaniye iwanjye bambabariye none mumbabarire basi seka ibiki shashiro wasetsa ariko ndashira amenyo ndeko nembeye kukubona useka ariko wamaze abo usekera barahari oya ntabwo nzabyongera ubwabo mwiza bw'agaciro nari nguhamagaye nyine ngira ngo nkubwire ko ejo mu gitondo mfite akazi hari mugenzi wanjye wa undi yemi nyine waje kundeba hari isoko tubuzindukiraho mu cyakare nzaza nimugoroba nizere ko nzasanga nyine mwanegura icyo kurya cyiza ko nzirirwa nirukanka mbere gusangira nawe sibyo ibintu nzagutegurira igikombe iki
uzarebe nawe nk'umugore oya sheri mbwira ibintu none ntabwo uri umugore mu rugo nyine ndi umugore ariko hari ibintu ndi shambwira uzajya ushake icyo uzashaka ugategura nzaza ngifate nta kibazo hari ikibazo se sheri mvuye hanze mbona haracyari kare hano rero ihangane ubyuke unegure utuntu mbona ko mu kanya njya ku kazi yego nicyo cyari sipesiyare numva ngifite ibitotsi agacyayi k'amata ibyo ubona uteka ibyo ngibyo sheri wambwiye kuza saa mbiri ariko kwihangana birananiye pe saa 12 ajya hirya ahubwo egera Acha para isso,